Ni gahunda ihuriza hamwe abafite hagati y'imyaka 10 na 20 bagahabwa amasomo y'indangagaciro, uburere mboneragihugu n'ibindi bikorwa bibafasha gukoresha neza ibiruhuko. Bamwe muri bo bavuga ko bazungukiramo ubumenyi. Icyo nteganya kungukiramo nuko nshobora kugaragaza impano yanjye, noneho nkabasha kuboneramo abaterankunga bakanzamura, noneho nkagera aho mbasha kugera. Iyi gahunda y'intore mu biruhuko izadufasha kwirinda kuba turi ku muhanda, iduhe kuba turi kumwe n'abagenzi bacu hano, kandi izadufasha nanone kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge, cyane ko inyigisho n'inama tuzakiriramo bizadufasha kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge. Ku ruhande rw'ababyeyi bo basanga iyi gahunda izabafasha kurinda abana ibishuko no kubarera bafite indangagaciro. Hari igihe usanga abana bandagaye ku misozi barimo bagendagenda mu muhanda, bakajya mu biyobyabwenge, ibigare bibi, bakajya mu busambanyi, ugasanga abana nta buzima bwiza bahakuye, hariho hava inda zitateguwe. Hari ukuba abana bazegera ababyeyi bakamenya aho bari, hari ukuba bazatozwa indangagaciro, bakamenya kirazira, bakazafasha no mu bikorwa bijyanye no hariho kuzubaka imirima y'igikoni, hariho kuzafasha abaturage mu bijyanye no kububakira amazu. Abana baba bari mu maboko y'inzego z'ubuyobozi, ku buryo bakumva ko ahantu bari batari mu biyobyabwenge, batari mu buraya, batari mu bujura. Umubyeyi akumva aratuje, igihe ku manywa atari n'umwana wiwe, akamubona ku mugoroba yumva ko hari iby'ingirakamaro ahavuyemo bizubaka umuryango, bizamwubaka, bikubaka n'igihugu cyacu. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice avuga ko ari gahunda iri mu ngamba za leta zo kurera urubyiruko rufite indangagaciro no kurutegura kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Asaba ababyeyi gukomeza gufasha abana kwitabira iyi gahunda. Dusanga rero uyu ari umwanya wo kuba hafi urubyiruko, by'umwihariko kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, tukagaruka ku isuku igomba kuranga urubyiruko rwacu, tukagaruka kandi kwirinda ababashuka ngo babajyane no mu zindi ngeso mbi aho zaturuka hose. Ntitwifuza ko abana barekerwa abarezi gusa cyangwa barekerwa ubuyobozi gusa, turifuza n'uruhare rwisumbuye rw'ababyeyi mu burere bw'abana babo. Gahunda y'intore mu biruhuko izabira hirya no hino mu gihugu kugeza mu mpera z'ukwezi kwa Kanama, ikazahugurirwamo abana n'urubyiruko ku ndangagaciro, uburere mboneragihugu n'ibindi bikorwa bibategura kuba abaturage bafite uruhare mu iterambere ry'igihugu. Manizabayo Jeannette, mu Ntara y'Amajyaruguru.